Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Amahoro, amahoro. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo batuka Yesu bamushinja ko akorana n'imbaraga za Belizebuli. Turabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 12, umurongo wa 24 no 26. Turasoma kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 3, umurongo wa 22 kugeza ku wa 26. Twongere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 11, umurongo wa 15 no 18. Reka tubanze dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 12, umurongo wa 24 kugera ku wa 26. Haranditse ngo, ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse. Arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari wo umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Tubyumve neza icyo Yesu yababwiye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 3, umurongo wa 22 kugera ku wa 26. Haranditse ngo, kandi abanditsi bavuye Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati, umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanyije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyije ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya, ntabasha kugumaho, ashiraho. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, ibice 11, umurongo wa 15 kugera ku wa 18. Haranditse ngo, ariko bamwe muri bo baravuga bati, ni Belizebuli umutware w'abadayimoni umuha kwirukana abadayimoni. Abandi bamushakaho ikimenyetso kiva mu ijuru, bamugerageza. Ariko amenya ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. Na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe bwakomeza bute? Ko muvuga yuko ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni. Imana itwigishe cyane. Hari igihe umuntu akora ibyiza, akagirira neza abantu, agafasha abantu, akabakorera ibyari bikwiriye gukorerwa umuntu wese ugiriwe imbabazi. Ariko aho gushimwa agatukwa, akangwa n'abantu, bakajya bamucyurira, bakajya bamutuka, yewe ni byinshi. Hari ibyo muzi, hari ukuntu umuntu agira umutima mwiza agafasha abantu, abantu barangiza bamara kurengwa bakavuga ngo ni ibikona byacu. Ibyo ni ibikona bigomba kutugaburira, ni ibikona bigomba kutwambika, ni ibikona bigomba kutuzanira inyama, ni ibikona bigomba kutuzanira imigati. Ariko se abantu ni ibikona? Iyo umuntu abigenje gutyo, bivuze yuko
uwafashije ibyo yakoze nta gaciro babihaye. Ni nabyo byabaye kuri Yesu. Yesu abagirira neza, akiza abarwayi, abatavuga baravuga, abatumva barumva, abatareba barareba, barangije bati he, ntabwo yabikora, abikoze nkande, twe ko tutabikora. Buriya ni ukuvuga ngo akorana na Zerubabeli, ikigirwamana cyabo kitareba, kitavuga, kitumva. Yesu nibwo yababajije atari ko mwabantu, Satani yabasha kwirukana Satani? Ibyo birashoboka. None se niba ngewe muvuze ibyo ngibyo, ko abana banyu nabahaye ububasha, abo yavugaga ni intumwa 12, ko nabahaye ububasha bwo kwirukana abadayimoni, ubwo ngubwo nabo murashaka kuvuga yuko ari Belizebuli wabahaye ubwo bubasha? Yego, Imana itugirire neza. Aho bakwishimiye neza, aho bakwishimiye amateka mashya ahindutse ku bantu, aho bakwishimiye abari bafite akaga n'amakuba yo kutareba no kutumva no kutagenda, bakavuga bati yo, ni ukuri imyaka yarabimaze muri kariya kaga, ririya shyano ryari rimuriho, ibyago byari byaramuzengurutse, ariko dore Yesu aramukijije. Imana ishimwe. Ahubwo nimuzane n'abandi abakize. Ahubwo baravuze bati uyu ni mumwice, aje kutubuza amahwemo, akiza abantu bari barabaye gutya, bagombe bamere gutya, bagombe bagume gutya. Ntago bigeze bishimira gukira kw'abo bantu, ntago bigeze bishimira iterambere ryabo, ntago bigeze bishimira guhindurirwa amateka Yesu yarakoze. Ni nko muri iki gihe hari umuntu uzabona Imana ikugiriye neza, aguce mu mizi, avuga ati reka murandure, yagirirwa neza nawe, abona ibyiza ndiho, agakubita agatoki ku kandi, kavuga ati umva, uzabona ibyiza ntakiriho. Murabizi mu bantu bibaho, barabikora umunsi ku munsi, ni nako babigenje. Ariko icyiza ni uko Yesu umugambi wari wamuzanye yarawukoze kandi arawusohoza. Abagombaga gukira barakize, abagombaga guhindurirwa amateka barayahinduriwe. Kimwe n'uyu munsi uw'Imana yatunze inkoni, nta muntu n'umwe ushobora kubuza umugisha w'Imana kumugeraho. Imana iyo ifunze ntawe ufungura, kandi iyo ikinguye ntawe ufunga. Uw'Imana yatahirije, imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya, ngo ese uriya yahahiye hehe, ngo ese uriya yahahiye hehe. Uw'Imana yatahirije, imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya, ngo ese uriya yahahiye hehe, ngo ese uriya yahahiye hehe. Uw'Imana yatahirije ibikora ku manywa y'ihangu, abantu bose bareba. Undi aravuga ngo Yesu nuntabara, uzantabara untabaye, ntuzansubize mu mibabaro. Umuntu yarabayeho atabasha guhagarara, Yesu araje aravuze ati mwana wanjye, dore igihe waruhiye, warababaye, wararize, ntawe ukwitaho, bagusunikisha igiti, ariko uyu munsi nguhinduriye amateka. Akamuhindurira amateka. Barangiza abantu bagakubita agatoki ku kandi, kucyamukijije, kucyamubabariye, kukibigenze. Ariko umwana w'umuntu, ni nako biri n'uyu munsi.
ariko Imana icyo nyikundira ni uko iyo ifungura itakubwiye, igakora ibyaha itakubwiye, ikazamura umuntu itakubwiye, itakugishije inama, kandi ntubasha kumanura uwo yazamuye. Niyo wakubita ku rutare ukajya uhondaho umutwe kugeza igihe uzasadukira, ntabwo ushobora guhindura icyo Imana yakoze, ntabwo bishoboka. Ariko nubwo bimeze gutyo, haracyari abakunzi ba Yesu. Yakijije umuntu wari urimo roho mbi, imyuka mibi, abantu barishima. Ariko abafarisayo bakagombye kuyobora abandi, Imana yanjye. Yemwe bafarisayo, iyo tuvuze abafarisayo, nubwo tubabona muri kiriya gihe cya kera, ariko n'uyu munsi baracyariho de, baracyagenda, baracyavuga. Yego, Imana itugirire neza. Umuririmbyi yarongeye aravuga ngo icyo nkundira Imana rero, ngo barakwanga ikakwemera, ngo baraguca nayo igaca kanzu. Imana yari ije gucira kanzu bariya bantu, kubera ko nubwo byari bimeze gutyo hari benshi, ariko abakijijwe ni bakeya. Abagiriwe impuhwe, abari bafite umutima uvuga ngo Mana wambabariye, Mana wampagurukije, Mana wankijije, Mana wamvuye, dore igihe maze nabuze untabara, nabuze kirengera, nabuze kivugira, Mana wantabaye. Nuko Yesu aza mu gihe cye arabatabara. Ni kimwe n'uyu munsi uburyo atabara. Icyagombaga gukorwa hariya, bagombaga kubona akijije abantu, akoze igitangaza, bakishimira Imana, bakavuga bati haleluya, Imana yohereje umwana wayo kugira ngo atugirire neza. Dore imbaraga z'Imana ziri gukora mu gihugu cyose, abantu bari kugirirwa neza. Bakavuga bati Imana ushimwe, kuko udukoreye imirimo n'ibitangaza. Aba babayeho mu buzima bubi, ariko dore ubahinduriye amateka. Biramenyekanye mu misozi y'iwacu yuko wahinduye amateka ukoresheje umwana wawe. Ahubwo aho kugira ngo bimere gutyo, baramutuka, baramwandagaza. Ariko genda Yesu urihangana. Ariko abasubiza yitonze, arababwira ati rero muri kuntuka, ubundi ubwami bwigabanyije ubwabwo burasenyuka. Niba Satani yirukana Satani, ubwo Satani ntagihari, ubwo ubwami bwe buhita busenyuka bukazimira. Yesu yashakaga kubereka ko imbaraga yakoresheje zari iz'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi. Ibi bitwigisha ko hari igihe ukora ibyiza ariko abantu bakabibona nabi, bakabivuga nabi, bakakureba nabi, bakakuzunguriza umutwe. Buriya bari kwibonekeza, abari kugira ngo agaragare, abari kugira ngo tumumenye. Ariko ibyo ntibizaguca intege, ujye ukora ibyiza, ujye ushakisha imirimo yo kwera no gukiranuka, nk'uko Kristo nubwo bamwise kuriya bakamuvuga kuriya, yakomeje kugira neza, yakomeje gukiza, yakomeje kuvura, yewe kugeza no mu gashyamba i Getsemani mu baje kumufata. Petero hari uwo yaciye ugutwi, ariko Yesu aragufata agusubizaho. Umugabo bamuciye ugutwi, amaraso ari kumeneka bareba. Yesu aragufashe agusubizaho, atakira ugutwi kwawe mwana wanjye, ubona ukuntuka, ubona ukunkubita, ubona ukumvundereza amacandwe mu maso, ubona ukunegura, ubona ukunyega. Rwose akira ugutwi kwawe. Ibyo bintu ntibyabaha isomo ngo bagende bavuge batari ko uyu muntu nubwo muri kumugirira gutya, ni umunyabitangaza. Uzi ko hari uwo baciye ugutwi
akagufata akagusubizaho. Ibyo ntibabivuze, baravuze ati iki nitugihingutsa ntabwo baraba bakimwishe. Ahubwo batangira gushinja ngo ntitwakubonye, ngo uri kumwe nawe, ngo muri ka gashyamba, ngo ntiwari uri kumwe nawe. Umwe akaza agatunga urutoki ngo ntiwari uri kumwe nawe, ngo uyu nawe ni uwo mu babo. Mbega abafarisayo, mbega abafarisayo, ab'igihe cya kera n'ab'igihe cy'uyu munsi. Abo ni indyarya ziba mu itorero, zibamo zidakorera Imana, ahubwo zibamo zikorera Satani, zibamo zishaka kugusha abarimo bakijijwe, zibamo zishaka gutesha agaciro iby'Imana, zibamo zishaka gusiribanga, zibamo zishaka kuzimya abantu. Ni indyarya mbi, abafarisayo babi, batigeze bamenya ukuri, batigeze bagendera mu kuri, bagendaga mu myambaro gusa. Na n'uyu munsi Imana iratuma ngo mbona amakote na karuvati nkabura abantu. Imitima y'abantu iri kure y'Imana, nubwo imyenda iba igaragara mu rusengero. Imana itwigishe rero, itugarure. Iki gihe cy'igisibo kigira icyo kitumarira, kigira icyo gihindura mu mateka yacu. Dusabe Yesu yururuke, aduhindurire amateka, aduhe agakiza, atwigishe kwizera. Kuko uwajyaga gukiza yabanzaga kumubaza ngo mbese wizeye ibyo? Ese wizeye ko mbishoboye? Ese urumva ibyo usaba bishoboka? Nuko nyir'ugusaba akavuga ati ye, ndizeye kandi urabishobora. Ati noneho bikubera uko wizeye. Yes, kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyeraho imbuto ibitangaza. None uyu munsi ibaze ngo mbese ndi mu kihe gice cy'abantu? Ndi mu bantu bemera ibikorwa by'Imana, cyangwa ndi mu bantu babitindaho cyangwa banabihakana burundu? Umuntu agahakana ko Imana ibaho, umuntu agahakana ko Yesu ari umwana w'Imana, akabihakana agatsemba, kandi atuye mu isi yaremye, arya ibiryo bye, anywa amazi yiremeye, hanyuma agakoresha ibikoresho byose Yesu yagizemo uruhare kugira ngo bibeho. Wabiretse ukarema ibyaha? Uyu munsi natwe dufite urubanza. Wakwiremeye amazi yawe, wakwiremeye umwuka wawe, wakwiremeye isi yawe ugomba guturaho. Ku isi y'Imana uri kuyangiza n'abantu b'Imana bakangirika, ubabwira ko Imana itabaho. Gusa icyo nkundira Yesu ni uko abireba yarangiza agaceceka, akavuga ngo Mana ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Impamvu akureka ukabikora gutyo ni uko aba azi neza ko utazi icyo ukora. Igihe kiragera, iyo wubwo abishatse araguhamagara akavuga ngo ariko igihe wandenganyirije, aho wampereye ubu ntago wamfasha hasi, ntiwafashe agapira hasi ubundi tukavugana nkaguhindurira amateka. Uko nguko niko yagenje Sawuli, uwo yahinduye Pawulo. Yamubajije ati ariko Sawuli, wafashije agapira hasi, wanyiciye abantu, warabafunze, warabakubise, warabakurubanye, warabasuzuguye, wabaciye mu kanwa, wabaciye mu maso, wabakoreye ibya mfura mbi, ariko Sawuli umpora iki? Sawuli ngo abyumve ngo uyu ninde umpangaye ngo urinde Nyagasani? Nta handi yari yarumvise bavuga ngo urinde Nyagasani, yabyumvaga muri abo yajyaga kurenganya. Harangije Yesu aramwemeza. Nawe Yesu azakwemeza umunsi umwe, azakubwira yuko ari Kristo waremye ijuru n'isi, azakubwira ko ari ijambo ryaremye isi, azakwemeza. Nutanemerera hano mu isi, uzemerera imbere ye,
akubwiye ngo ngaho genda hariya ibumoso, ntabwo nigeze kukumenya, aho ngaho mu muriro utazima niho umuntu azemerera avuga ati ye baba we, igihe nabwiriwe barambwirije nkajya mbakubita, barambwirije nkajya mbatuka, yo naratukanye, nararwanye, nabaciye mu maso, nakubise agatoki ku kandi, iyo mbimenye ari ijambo nuko yaje ku munsi wa nyuma. Icyo gihe nta kintu uzaba ugishoboye gukora, amateka wayahindura uyu munsi. Iki gisibo reka twongere twisubiremo. Niba wajyaga ubigenza gutyo ugacira umwana w'Imana urubanza umutuka umusuzugura ko nta bubasha afite, atari umwana w'Imana, garukira aho ngaho s'il vous plaît, garukira aho ngaho, wararengereye, garukira aho nawe ubarirwe mu bo Yesu yacunguye. Ca bugufi, icyubahiro ni cy'Imana.